amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. Ahise igeze kuri ubu mwene muntu ayoborwa buhumyi n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake rihitana benshi bifashishije imbuga nkoranyambaga. Hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita passwords. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka y'icuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo, bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorogomo y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga kurikira ikiganiro Hirya y'Imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri radiyo Huguka buri wa gatandatu saa moya. Mu ikoranabuhanga tujya kuri Caguwa ni imyenda abanyaburayi batagishaka imbere y'amazu yabo, itangwa n'abayiharurutswe kugira ngo ihabwe abantu bayikeneye, ikazanwa muri Afurika igacuruzwa yizwe ko ari imyenda mishya. Uko niko Afurika yahindutse ingarani y'ibyashaje bitagikenewe i Burayi. L'Afrique poubelle d'Europe. Hari umubare munini w'abatuye ku mugabane w'Uburayi batanga imyenda yabo buri munsi, batazi ko ikurwamo za miliyoni ku mugabane wa Afurika. Benshi bambara umwambaro wabo uyu munsi batazi ko izakiza benshi ku mugabane wa Afurika no mu bindi bihugu bikennye. Nta gitangaza kirimo hagize umuzungu uvuye i Burayi agasanga nambaye umupira yahoze yambaye kera, cyangwa se yaza mu cyaro aho ngaho wibere cyangwa se mu mujyi. Urugero ukaba wibereye nk'Gahogo ugasanga neza akavuga ko umupira wambaye cyangwa se ipantaro yambaye ariye. Uyu munsi abanyaburayi ntibazi neza umuntu ukura iwabo miliyoni na miliyoni za toni y'imyenda batangamo nk'imfashanyo ku mwaka. Igitangaje ni uko iyi myenda igurishwa abanyafurika bahinga ipaba ryinshi rikorwamo imyenda. Ibihugu byinshi byo muri Afurika bifata ibi nk'agasuzuguro. Niyo mpamvu ibihugu bimwe na bimwe birimo n'u Rwanda byatangiye kureba uko hahagarikwa iyi myenda ya caguwa. Iyo uhagaze mu mihanda mu bihugu by'i Burayi usanga aho barunda imyenda huzuye imifuka y'imyenda abaturage baba baratanze ngizafashishwa batishoboye. Nyamara siko bimeze, ahubwo abayikusanya barayigurisha bagakuramo amafaranga atagira ingano. Iyi myenda iva he? Ninde uza akagurisha iyi myenda muri Afurika? Ese ubundi iki gitekerezo cyavuye hehe? Ese ubundi ni bande babyihishe inyuma? Kuki iyi myenda tuyigura tukumva ko ikomeye? Iba yakorewe hehe? Iba yakozwe ite? Byose ni mu kiganiro Hirya y'Imboni. Jewe nitwa Peter Clever Nizeyimana. Are you ready for something new? 105.9 FM. Get ready to experience the sounds of Huguka. Buri gitondo abaturage batonda umurongo bazanye imyenda yo gufashisha batishoboye mu bihugu bikennye, bayitanga ku buntu. Nyamara ba nyiri kuyakira bayizana muri Afurika bayicuruza, aho usanga bambika abanyafurika imyenda yambawe n'abazungu. Iyi twita caguwa cyangwa se mu cyongereza tukayita the second hand. Uwitwa Agnes Lorda avuga ko imyenda yohereza atayohereza ku baturanyi, kahubwo yohereza ibihugu bikennye ngo ifashe batishoboye. Agira ati, mbikora buri gihe kandi kuri nge ni ibintu bisanzwe kuko hari abatishoboye babikeneye. Abafaransa bagera kuri miliyoni 20 imyenda yabo ngo bayishyira muri kontineri ngo izaze gufasha abatishoboye mu bihugu bikennye. Mu mwaka wa 2013 mu Bufaransa toni zisaga 200,000 z'imyenda zakusanyijwe ngo zijyanwe muri Afurika zigenewe abakene. Leilas ni kampani y'Abafaransa ishinzwe gukusanya imyenda iba yaratanzwe n'abaturage muri icyo gihugu. Imaze imyaka 30 ikora aka kazi kose, nta kindi bakora no gukusanya imyenda bakayizana ku mugabane wa Afurika. Buri gitondo bakusanya imyenda yambawe n'abandi igera kuri kontineri 20, dore ka kenshi buri wa mbere niwe munsi mwiza cyane bafashwe nk'umunsi uhuriweho na rubanda nyamwinshi, bakaza gukusanya iyo imyenda bakura ku bipangu by'abakire hariya ku mugabane w'u Burayi, bakayipakira amakontineri bayizaniye abanyafurika. Ni umunsi babonaho imyenda myinshi bitewe n'uko weekend abaturage babona umwanya wo kugira ngo batange imyenda.
Kompani ya Leylas buri gitondo bakusanya imyenda igera kuri toni 5. Buri mwaka iyi kompani ikusanya toni zigera ku bihumbi 100 z'imyenda ivuye mu baturage bo ku mugabane w'Uburayi. Bayitanga bazi ko bagiye gufasha abatishoboye, nyamara ahubwo ni imari ikomeye. Iyo ugeze mu ruganda bahitamo imyenda mizima bakurikije ubwoko bw'umwenda, bakayitondekanya: ipantaro, ijipo, ikanzu, ikabutura n'ibindi. Mbere yo kugurisha kandi nta mwenda n'umwe uba warakusanyijwe ugenewe kuzatangwa ku buntu. Ko kompani ya Leylas ntabwo ari umushinga wo gufasha abatishoboye, ahubwo ni kompani y'ubucuruzi ikomeye cyane. Pierre de Penchor, umuyobozi wa Leylas, buri munsi araza we ubwe agasura buryo cy'uruganda rwe rukora. Avuga ko imyenda ikiri mizima nigezwaho bayigurishiriza. Usanga umwenda umwe uhagaze amayero 2 kugeza ku mayero 4 mu maduka y'iyi sosiyete mu bihugu by'Uburayi, n'indi isigaye ikazanwa muri Afurika. Uyu mugabo w'umuherwe cyane ukuriye iyi kompani yagize ati: uruganda rwanjye imyenda ibipanzwe bitewe n'aho igiye kujya, cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Naho kuva mu mwaka wa 2007 kugeza muri 2013 igiciro cy'imyenda mishya cyarazamutse, aho toni imwe igera ku mayero 3,000. Muri 2013 igishoro cyari miliyoni 180 y'amayero, ariko yari kubi mu myaka 5 ishize. Uyu muyobozi ntabwo abashaka kwerekana inyungu abifitemo, ahubwo abashaka kwerekana buryo ki afasha abaturage batishoboye mu kazi ke ka buri munsi akora, abaha imyenda y'ubuntu. We niko abivuga. Nyuma yo kugaragaza ko ibi bintu birimo amafaranga, n'izindi kampani zahise zitangira kwinjira muri aka gakino, maze batangira gushyiraho gahunda y'uko abaturage bose bashobora gufasha abatishoboye. Gusa guhangana na kampani ya Leylas imaze imyaka muri aka gakino ntabwo byari byoroshye. Hari abaturage benshi batangiye kubona ko ibingibi birimo ubundi buheza ndonye. Ubu mu Bufaransa kontineri zo gukusanya imyenda zimaze kugera ku 28,000 mu mihanda yose usanga zihari. Muri Transbag mu Bubiligi buri cyumweru za kontineri nshyashya ziba ziteye mu mihanda zisabira abatishoboye imyenda yo kwambara, nyamara n'ubucuruzi bwihishe inyuma. Christian Desant, umuyobozi wa sosiyete yitwa Tel, avuga ko amakontineri aba apanzwe mu mihanda yanditsweho amasosiyete akunzwe cyane. Iyo abaturage babibonye gutyo bakorwa ku mutima cyane, ukabasunikira gutanga ubwo bufasha. Nyamara ntabwo ari umushinga wo gufasha, ahubwo ni amasosiyete y'ubucuruzi y'imyenda yambawe, iyi yitwa Caguwa. Uyu munsi haramutse haje umubyeyi ushaka gutanga impano, mu by'ukuri nzamubwira ngo ntagire icyo atanga kuko ni ukubeshya. Christian Desant avuga ko ikibabaje ari uko hari benshi bitwaza amazina y'imiryango mu gufasha imbabare nka Restaurant du Sœur, Croix Rouge ndetse n'izindi, nyamara upreje ugasanga ahubwo haba harimo ibindi byinshi inyuma. Hari imiryango izwiho gufasha abababaye yemera gukodesha cyangwa gutiza amazina yabo, kuko babwirwa ko bari gukusanya imyenda iba yarajugunywe mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Ayo mazina usanga yanditswe mu makontineri apanze ku mihanda kugira ngo baze bashyiremo iyo myenda. Mu Bufaransa hari umuryango w'abagira neza uzwi cyane ku isi, Restaurant du Sœur. Bagemura isanduku irimo ibiryo bakagemurira abashonje mu Bufaransa. Buri munsi bagemurira abantu basaga 6,000 bababaye. Abantu barabakunda cyane. Ku muhanda ku makontineri y'imyenda haba handitseho ko ari Restaurant du Sœur, irimo ibirango n'amagambo ahamagarira abantu kugira umutima utabara. Abantu bazi uyu muryango ntibashobora kujijinganya babona uyu muryango usabiriza imyenda yo gufasha abababaye. Nta kabuza bahita batangira gutanga ibyo bafite byose kugira ngo uyu muryango ubashe kwitanga. Abayobora uyu muryango baterwa ipfunwe no kubona baremeye ko izina ryabo rikoreshwa muri ibi bikorwa, rigakoreshwa mu buryo nk'ubu ngubu bwo gukusanya imyenda, bizwi neza ko iyi myenda hari aho ijyanwa ikagurishwa hirya no hino mu isi. Muri Tanzania ni igihugu kigura toni 100,000 z'imyenda Abafaransa bambaye, bakayigurisha imyenda igezwa muri Afurika irimo myinshi yashaje cyane, yacitse ku buryo harimo n'itacyambarwa, rimwe na rimwe ikajugunywa aho bashyira imyanda. Ku cyambu cyo muri Tanzania haba imisozi myinshi y'imyenda imeze nk'ingarani, n'ahantu hajugunywa imyenda yashaje cyane. Nyamara kandi iyi ngiyi iba yaturutse ku mugani w'Uburayi, bamwe bayita imfashanyo. Mu mwaka w'1800 Abanyaburayi
bari barakolonije Abanyafurika bazanaga imyenda bashajishije bakayiha Abanyafurika babahingiraga mu mirima yabo, babafataga nk'ubukorone. Nyuma imiryango ifasha ababaye idaharanira inyungu yatangiye kujya ikusanya iyo myenda kugira ngo ihe abakene cyangwa abatari muri Afurika. Gusa hari n'abandi ku mugabane w'Uburayi babayeho nabi bafashishwaga iyi myenda mbere y'uko igirwa imari ikomeye ku mugabane wa Afurika. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubushobozi bw'Abanyaburayi bwo kwigurira imyenda bwariyongereye maze ibiciro by'imyenda biragabanuka. Imiryango ifasha abatishoboye yerekeyeho kujya isaba imyenda ku baturage ngo ihabwe abakene, ahubwo batangira kujya bagurisha iyo myenda kugira ngo bongere ingufu imishinga yabo. Birumvikana neza ko iyi myenda ntabwo yari igihabwa abatishoboye ku mugabane w'Uburayi, ahubwo yatangiye kuba indi mari ikomeye kugira ngo bayizane ku mugabane wa Afurika. Mu 1980 habayeho ukwishyura ukwizana mu gice cy'amajyepfo y'isi. Mu gice cy'amajyaruguru igiciro kirushaho kumanuka. Abanyafurika bagura imyenda ituruka ku mugabane w'Uburayi bahise biyongera cyane. Urugero twafata ni nk'ibihugu byakoronijwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Usanga rimwe na rimwe bari bafite umuco w'uko batagura ibyakorewe imbere mu gihugu. Urugero rwiza ni nko muri Gabo, usanga hari abaturage bajyaga kugura imigati i Paris, nyamara kandi iri Libreville hakorerwa Cote d'Ivoire. Iyi ndwara yari hari yuko usanga bambuka inyanja ya Mediterane bakajya kugura ibintu i Paris, nyamara kandi babitayeyo. Nyamara kandi hakabaye hari inganda zikora ibyo bashaka muri Cote d'Ivoire, ariko abaturage bakabirengaho bakajya kubigura i Paris yewe ku mafaranga menshi cyane, nyamara imbere mu gihugu bihari. Rimwe na rimwe ugasanga nako dufite imyumvire yuko n'icyakozwe n'umuzungu kiramba, nyamara kandi Abanyafurika natwe cyangwa se n'Abanyarwanda muri rusange hari ubushobozi bw'uko bakora ibyo ngibyo bikaramba. Muri bihugu bya Afurika icyo gihe bakundaga imyenda ya caguwa kuko ngo ari umwenda ukomeye wakozwe n'uruganda rufite ubushobozi buhagije. Ibintu twavuga ko ari ingengabitekerezo ya gikolonize itagakwiye kuba ikigenderwaho ngo buri muntu wese yumve ko imyenda ya caguwa ari umwenda ukomeye, nubwo benshi usanga bavuga ko ari umwenda ukomeye kandi uhendutse ugereranyije niyo benshi bita iyo muri mangaze, ya yindi usanga rimwe na rimwe bavuga ko ngo yigonderwa n'umugabo igasiba undi. Hari ibihugu bigaragaza ko caguwa yacika kuko nk'ibihugu byo muri Aziya bikora imyenda mishya, ugasanga igihugu nka Cameroon ku mugabane wa Afurika cyashyizeho politike yo gukomeza inganda zabo z'imbere mu gihugu babitewemo inkunga n'ibihugu byo muri Aziya.
byamaze gutera intambwe mu by'inganda ku buryo busanga bambara imyenda bikoreye. Nyamara ariko kuri ubu ngubu u Rwanda narwo rwatangiye kwimakaza ibikorerwa imbere mu gihugu, bashyiraho politiki ya Made in Rwanda kugira ngo ibikorerwa imbere mu gihugu bihabwe agaciro, iyi caguwa icike. Ngayo nguko rero aya caguwa, nawe ushobora kwisanga hari umuzungu uje akavuga ngo umupira wambaye urasa n'uwo yigeze gutunga, ntibizagutungure cyane. Ngibi bya caguwa rero. Nitwa Peter Clever Nizeyimana. Igitekerezo cyawe tucyakira binyuze kuri Facebook page yacu y'ikiganiro cya Radio Huguka hirya y'imboni. Tuzasubira ubutaha. Yaba bo mu burasirazuba bwo hagati n'abo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ariko burya ngo ntirijya inama na muntu. Amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. aho isi igeze kuri ubu, mwene muntu ayoborwa buhumyi n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake, rihitana benshi. Bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita passwords. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka yicuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo, bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorogomo y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga, kurikira ikiganiro hirya y'imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri Radio Huguka buri wa gatandatu saa moya mu ikoranabuhanga tujya kuri